urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga kwifata abasaza. Ubundi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya 10 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Mu gihe urugamba rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 rugikomeje, usanga hari n'abumva ko kwirinda iki cyorezo bikorwa gusa igihe umuntu avuye mu rugo, bityo ntibite ku mabwiriza yo kwirinda igihe bageze mu ngo zabo. Aha twavuga nk'abadakaraba intoki mu gihe bageze mu rugo, abakira ibirori bagasabana bitwaje ko baziranye cyangwa ibindi, nyamara bakirengagiza ko COVID-19 idapimishwa ijisho. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku ruhare rw'abagize umuryango mu rugamba rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 by'umwihariko mu ngo. Nge mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho Roger Nigena ahagarariye iki kiganiro. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Ikiganiro cya none reka tugitangirire ku bitekerezo by'abaturage bo hirya no hino mu gihugu batubwira uko birinda COVID-19 mu ngo zabo. Nze gukaraba intoki ubundi tukambara agapfukamunwa tukubona kugira icyo tujya guhaha mu isoko. Turabyitwararika cyane n'abana nabo nuko twareba batoje. Kwirinda coronavirus ba mu gitondo umuntu arabyuka cyane agakaraba mu maso, noneho tugafata isuka tukajya guhinga, twahingura tukongera tugakaraba ngo tukigumira mu rugo dutyo. Iby'ibirori ubu ngubu muri iki gihe nta bakibikoresha cyane. Uburyo tuyirinda turabyuka tugakaraba n'abana bagakaraba, ubwo nyine amazi n'isabune. Ubwo rero n'ubundi tugafata n'ubupfukamunwa mbega tugiye nko ku rugendo. Ubwo mu kujya mu murima ho iyo twabujyanye n'ubundi kubera ko duhumeka bigashaka kwanga. Umuntu ari mu murima ntago byo byakunda guhinga ukambaye, ariko iyo dufashe urugendo n'ubundi n'umwana bagafite nta kibazo. Twirinda tubwira abana kuramukira aho ngaho batandagara mu muhanda, ntago bagomba gusuzuma n'abari we wese, no kubambika agapfukamunwa no gukaraba intoki n'amazi n'isabune, aho umuntu agiye ahatarabukiye hose yaza kongera agakaraba, no guhana intera nk'abana bari mu rugo bari gukina ukababwira uko bakomeza gukina birinda abandi kugira ngo bataza kwanduza. Nyine corona ujye tuyirindamo nyine nuko twakorera abana amasuku, tukagerageza gukira nawe natwe twagerageza kuba twatandukana, ariko nyine bitewe n'ikibazo cy'uko ubana n'umuntu ubana mu rugo, usibye Imana igomba kubera nawe mwemwe kwirinda ntabwo byashoboka. Mubana mu nzu gutya ntabwo byakunda. Twaba gusohoka no kwinjira mu nzu mwicaye ku izani musangira, kumva ko ari ikibazo rero. Ubundi mu rugo iwanjye ngiye nicara n'umuryango wanjye nkawigisha ngo namba ugiye kujya ahantu runaka yirinde gusuhuzanya n'umuntu uwo ari we wese kuko ntabwo aba azi ubuziranenge bwe. Reka ibyo guhana ibiganza guhoberana ntabwo ibyo bikiriho rwose. Ni ukuri twebwe rero ibintu by'ibirori ntabwo tujya dukunda kujyamo kuko kuba iyi ndwara ije, abantu baturuka hirya no hino ntabwo uzi ahantu baturuka ku buryo wahura n'umuntu akaba yakwanduza kandi utamuzi. Barakoze cyane aba baturage. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo.
Kutita ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mu gihe uri mu rugo bishobora kugukururira ibyago byo kucyandura nk'uko umwe mu barwaye iki cyorezo acyanduriye mu rugo wo mu karere ka Gicumbi abivuga. Yaganiriye na mugenzi wacu Ishimwe Honore ariko ntiyifuje ko amazina ye atangazwa. Reka tumwumve. Ni koko nyine biragaragara uwo itari yageraho ashobora kutumva ububi bwayo nk'uko mbere icyaduka bavugaga ko ari ibihuha itabaho itagize iki. Ngiye kuko byambayeho yangezeho ni ngiye uzi ububi bwayo. Icyambere nyivayo mu mezi ya mbere ntago nabasha kuba nagira umvugisha, yewe sinabashaga kuba nanatembera. Icyizere cyane cyagiye gitakara mvuga ati se ndabigenza ute no kwiheba nabyo birimo ko nta muntu nyivugisha, nta rugo nyijyamo kubera insanzemo, ntabwo nshobora kureba abo twigana vugana kuri phone, nabwo baba bavuga ati corona imeze ite. Hari byinshi bitakara. Ubwo aho ngaho duvuye ku cyizere turajya ku gihe, aho tuba turi bari kutwitaho urahafata igihe. Ubwo n'ubundi bubi bwacyo. Icyorezo cya COVID-19 kidusaba kugira isuku, haba aho tuba, haba aho dukorera. Isuku mbere y'uko urwara mwahitagaho gute mu rugo, ndetse na nyuma y'uko urwaye isuku mukomeje kwitaho muti? Nyiri mu rugo nari namenya ko ndwaye nta kimenyetso nigeze mbona, yewe n'uwo nayikuyeho nawe nta kimenyetso yari afite. Rero biragoye kumenya umuntu urwaye ino ndwara kuko tugomba kwitonda. Imbaraga dushyira mu masoko no ku bitaro na hehe nazo twakagombye kuzishyira mu rugo, kuko njyewe ntago nayikuye ahandi, nayikuye mu rugo. Kuba narekuye kuwo tubana iyaba na twari tubizi tuakajyaza agakavuye ku kazi agakaraba intoki, nanjye nkazikaraba n'abandi twese tukazikaraba, ntago iba yarangezeho. Byumvikane yuko nimba tutara mu byumba bimwe na handi niko twayikuye byari ugukoranaho cyase gukora ku cyo ndakozeho. Ndahamye nashidikanye yuko hari 40% yiyongeye ko twakazaga isuku. Nje ndumva no mu ngo iwacu aho dutuye aho tuba, uwo ari we wese yaba uwo mu rugo yaba uwo tubana yaba uje utugana uje kudusaba amazi uje kudusaba umuriro, twabanza tukamukarabya intoki. Byadufasha cyane bigatuma icyorezo kigabanyuka. Inshuti yawe ya hafi ashobora kuba ari ikuzanira corona. Nakuvuga ngo uyu nguyu n'umwana wanjye avuye ku muhanda gukina agapira, ahita agenda ajye mu byombo ajye gufata igitasi anywa igikoma, mukanya nawe ugifate. Ndumva mu muryango wacu twashyira hamwe corona twayitsinda. Nimba nkajije isuku, reka n'umuturanyi wanjye mubwire dufatanye turinde umudugudu wacu. Ubwo umudugudu wacu niwumva turi abambere mu kwirinda icyorezo, n'undi mudugudu uzaboneraho. Imidugudu 2, akagari, umurenge, akarere, intara igihugu n'isi yose muri rusange. Arakoze kudusangiza ubuhamya bwe. Ese mwe mukora iki ngo mwirinde COVID-19 iyo mugeze mu ngo zanyu? Twandikire kuri 0787581411 cyangwa kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Mu gihe icyorezo cya COVID-19 kigihari, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isaba abaturage gushyira mu ngiro amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, by'umwihariko bakazirikana ko kwirinda bikwiye guhera mu muryango. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yaganiriye n'umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Sheikh Bahame Hassan, yatangiye amubaza uruhare rw'umuryango rukwiye mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Iyo tuvuze mu muryango bibavuga ngewe, umudamu, abana, twabyifatamo dute? Ni ukumenya ko tugomba gukaraba kenshi dukoresheje amazi menshi, amazi meza, tugakoresha isabuni mu buryo bwiza, nibura hagati y'amasegonda 40 na 60. Mu miryango yishoboye bafite ziriya alcohol bakoresha kugira ngo babashe gukumira no kwirinda icyo cyorezo. Ni ubutumwa kimwe mwagenera abatubahiriza cyangwa barenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19? Urakoze neza ku kibazo cyiza, kuko iki kibazo ngenda gifata nkaho ari kwibutsa. Turabafite kandi barahanwa umunsi ku wundi, harimo n'abakozi ba leta bagahanwa kimwe n'abandi baturage bitewe no kutumva no kumvira amabwiriza baba bahawe na leta. Igihari rero ni uko twe dusaba abaturage guhindura imyumvire. Ngewe rero inama natanga ni uko udupfukamunwa twambara neza, tukatwambara buri gihe, tugakoresha amazi meza n'isabuni nk'uko tubisabwa. Abafite ziriya alcohol bakazikoresha,
hanyuma ziriya ngendo zidafite umumaro kuri bo bazihagarike, gusurana babireke. Hari abandi usanga bakora za anniversaire mu ngo zabo. Ibi ngibi turagira ngo tubibwire ababyeyi, kuko umubyeyi niwe murezi wa mbere, niyibutsa abana. Niba iyo anniversaire ihari ashobora no kuyikora ku giti cye mu mutima we, atiriwe ahamagaza abantu ngo abantu baze banywa amayoga bishime. Abaturage bakwiye kwitwara gute mu ngo, kuko hari abumva ko ubwirinzi bukorerwa hanze y'urugo, mu rugo bakwitwara uko biboneye. Ni ya myumvire. Reka ntange urugero, njye navuye mu rugo naje muri ministeri, munsanze muri office, ariko muri koridoro nanyuzemo sinzi uwo twahuye, ashobora kuba narwaye. Ningera mu rugo ibyo ari byose nzanduza abo mu rugo niba narwaye. Ariko igihe ari mu rugo, cyo tugomba gushyiramo imbaraga cyane kwagukara inshuro nyinshi, tubitoza abana. Ni iki musaba abaturage muri rusange muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19? Icyo tubasaba ni ukwibombarika, icyo tubasaba ni ukwicisha bugufi, icyo tubasaba ni ukugandukira amategeko y'igihugu. Turamushimiye Sheikh Bahame Hassan, umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Nshuti bakunzi b'ikiganiro Ejo, tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi wo kumva ikinamico Sigasira. Reka tuyumve, turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwadusangije muri iki kiganiro. Iyumvire igice cya 10 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Nkusi akomeje urugamba rwo kwirinda abamugenderera n'abamwegera badakarabye intoki. Metode we asobanura iby'igihuha cy'urukingo ruri kugeragerezwa ku birabura. Bimeze bitubu wicikwa. Ariko Kayite, karame, wajya ureka gukwirakwiza ibihuha. Nke kandi se Ibi mbonye wapostinze kuri WhatsApp bifitiye gihamya. Shamu metode nanga ko wigiranye ndabizi. Birazwi rwose ko corona yakozwe n'abanyamerika bakayohereza Ubushinwa, bagapfa nk'isenane bataramenya ibyo ari byo. Bamara kwishyira muri laboratoire yabo bakayivumburira umuti, barangiza bakayongerera ubukana bakayohereza abanyamerika ikabasitanzitse, ikabamara nkatsetse. Urabihakana uhereye. Ubu rero cyarutare bose baba bifatiye ngo niho z'amakuru kandi ari ibihuha. Niba ubihakana se corona yaturutse? Nzi ko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko corona yaturutse mu ducurama. Ibyo bindi rero sinzi aho bikura. Erega ukabura binyemeje. None nyamara na bamutoni numvise ariko babivuga. Mwese nti muri kimwe se? Ntagiye muvuga ibyo mwahagarara. Wowe se ubihagazeho? Yego. Ese Ruzinda, ndakumva. Ubundi ko wambwiye ko tuzatungwa n'inka n'imirima yacu, hari igitekerezo waba ufite ku bijyanye n'uko tuzabibyaza umusaruro ngo numve ko duhuza? Ariko Mukesha nawe urasetse. Ubu ntuzi ko inkibyazwa umusaruro cyangwa uko babyaza umusaruro imirima? Nyine nifuzaga ko tubiganiraho, nanjye nkakubwira icyo ntekereza. Mbese nyine tugashyira hamwe. Papa baraguhamagaye. Utiki mwana barampamagaye? Aha, Muke, sinakubwiye tayari ubu bashoferi dukorana batangiye kunkumbura. Ninde umpamagaye mwana? Hanze cyuki Matrida. Yo karagashyuburu wamusheka. Sinakubuje kumfatira telefone. Tokamva mu maso wace toto. Cyuki Matrida se nacyo murakorana ra? Halo. Mukanya byikupye wari umubwiye ngo uko nta kumvaga neza Kayite. Nkusi. Nakubwiraga ko ngukumbuye. Ndagukunda cyane Nkusi. Urumva rero kugukumbura ko atari igitangaza. Ntago ari buri muhungu wese nafasha Nkusi. Biterwa n'uwo ari we kuri jye. Kuko nkwiyumvamo bitari uburyarya. Mereze iyo telefoni wacyohewe. Urumva ukuntu hakahanishije mu bugambo bw'amafuti. Ariko mama,
wampaye telefone yanjye ubwo uyinshapuriye iki koko nayikuguriye ngo ujye ubona uko wiga muri iki gihe cyaguma mu rugo muko aha none ubwo iri kugufasha gusamara ndayigurisha nguremo agatungo yego ko hereza dansi irariye karungu kwa ruzindana naho icyuki Matilda kirarikoze naho ubutaha reka twese hamwe dusigasire amagara yacu ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Turagarutse ese agace k'uyu munsi kagusigiye iki twandikire kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232 wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Reka noneho nk'umwanya mugenzi wanjye Christelle Wikeza atugezeho bumwe mu butumwa bumaze kumugeraho muri iki kiganiro. Ikaze muri studio Christelle. Niko rakoze kuma ikaze rero bakunze b'ikiganiro reka ubutumwa bwa none tubimburire kuri Kirenga Evode uherereye mu karere ka Kicukiro aho yagize ati amabwiriza tubwirwa yo kwirinda COVID-19 abarebana no mu gihe turi muri public noneho hakiyongeraho no gukorera ku jisho kubera amande bacibwa. Naho Harerimana Jean Paul yagize ati biragoranye kwirinda COVID-19 mu rugo. Ati cyambere ntiwakwirinda umuntu murarana, ati kindi ntiwakwirinda n'umuntu mukoresha urugi rumwe. Ati cyiza nuko buri muryango wabigira inshingano bose bakava hanze birinze abo mu rugo nta kibazo bagira. Naho Dusengimana Matusera we yagize ati nge buri gihe ntashye ndabanza ngakaraba neza n'amazi n'isabuni kuko ntabikoze umudamu wanjye ntiyankundira kumwegera. Freddy we ati iki cyorezo nta mikino gifite tugomba gufata ingamba tutajenjetse turinda imiryango yacu twubahiriza amabwiriza haba muri public cyangwa mu rugo. Dukomeza Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze yagize ati akenshi ababana nk'umuryango barizerana niyo mpamvu amabwiriza yo kurinda COVID-19 bayakurikiza bageze mu ruhame nk'uko babibwirizwa. Naho kwirinda dukurikije ya mabwiriza yo kwambara udupfukamunwa guhagarara dushyizemo intera ya metero kubikora ntibyakoroha mu rugo. Ese wowe dukurikiye muri aka kanya ni gute wirinda COVID-19 mu muryango wawe? Dusangiza igitekerezo cyawe. Ubu nibwo butumwa tumaze kwakira ariko namwe mudukurikiye mwakomeza mukadusangiza ibitekerezo byanyu turakomeza tubyakire. Nicole wasubirana ijambo. Turabashimiye. Ubutumwa bwanyu ni nabwo butugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none kibanze ku ruhare rw'umuryango mu kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mbibutsa ko namwe mwagira uruhare muri iki kiganiro mutwoherereza ibitekerezo byanyu, ingero cyangwa se inyunganizi kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nshimiye kandi itsinda rigari ry'abanyamakuru b'umuryango Ejo Youth Echo bagize uruhare mu itegurwa ry'iki kiganiro. Wifuza kongera kumva iki kiganiro ndetse n'ibindi byose tumaze kubagezaho wajya kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Ni ikiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nge mwabanye nkibagezaho nitwa Nicole Giraneza. Mbifurije kugira ubuzima buzira umuze naho ubutaha. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe uko nabyumvaga numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro Ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Iki kiganiro mugitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda.